Karongere mbasuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda Neza Media TV, twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye mu byo muri gukora byose, kandi mwamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho gatanu kuri gatanu cyangwa se mu buryo bworoshye bwihuse, kuko iyo ukoze subscribe amakuru uyabona mbere cyangwa se ukabona notification yayo mu bambere. Rero amakuru tugeraho no kwibintu byongeye kuba bibi cyane mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuriro wongeye kwaka hagati ya mama 23 n'igisirikare cya leta FARDC. Biteye bite? Hari amakuru atari meza ari kuvugwa ku barwanyi ba M23. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'akababaro nyuma y'ibiherutse kuba rwose ubwo hicwaga Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, ubwo yicirwaga i Rubaya. Murabizi ni inkuru yaciye umugongo abakunzi ba M23, ariko kandi hari makuru atari meza yongeye kumvikana mu barwanyi ba M23. Biteye bite? Turabigarukaho ngo byose turaza kugenda tubigarukaho muri aya makuru, ntuze kujya kure, byose turabigarukaho n'andi makuru atandukanye. Mbahaye ikaze, nitwa Isaac Neza. Reka duhere hano kubirebana n'urugamba cyangwa se ku mirwano ikomeye cyane. Duhere ku makuru mabi avugwa kuri mama 23. Hari umuyobozi wo muri Masisi rwose ahitwa Muheto, yayoboraga centre ya Muheto. Ahangaha akaba yarashyizweho na AFCM 23 nkuko yagiye ifata ibice bitandukanye: Masisi, Rucuru, Guzagoma, Bukavu na Uvira yabanje kuhafata. Aho hose twagendaga hafata niko ashyiragaho abayobozi bagiye batandukanye mu nzego za gisirikare, polisi ndetse ikanashyiraho n'abayobozi basanzwe. Aha rero hari harashyizweho umuyobozi rwose hano Muheto. Uyu mugabo akaba yitwa nde? Akaba ari umugabo witwa Muzariwa, niryo zina rye rwose. Akaba ari yayoboraga aho M23 amushyize hano muri centre ya Masisi, akaba rero yishwe na Wazalendo. Ni inkuru rero y'akababaro, kuko ahangaha naho zaje mbigaruka mvuga nubwo M23 yasekirije cyangwa se yashyize umutekano mu bice bigiye bitandukanye ibyo yagiye ifata, haba Masisi, haba Rucuru, haba igice gito cya Barikare, haba agace gato ka Rubero, haba muri Kivu y'Amajyepfo, ariko bigaragara ko hagiye hacengera cyangwa se hasigayemo aba FDL n'abazalendo benshi, ku buryo kuvuga ngo babizeye ko bamazemo bigoranye cyane. Aba rero nibo baza bakagira nabi abaturage ndetse bagakora n'ubwicanyi bukomeye cyane. Ibiro byakozwe ku munsi w'ejo mu ijoro ryaho ryakeye, ariko kandi amakuru nyine yasakaye cyangwa se amaze kumenyekana mu kanya gato gashize, ari nabwo nanjye mise mvuga ni reka nkugezeho iyi nkuru. Ubu rero kugeza ubu ngubu nta kiratangazwa na AFCM 23 kurebana n'inkuru y'incamugongo cyangwa se y'akababaro ya nyakwigendera Muzariwa uyoboraga Muheto wishwe na Wazalendo. Andi makuru twahita twerekezaho n'ubundi rwose nibikomeje kubera ku mirongo y'urugamba. Nakubwiraga ko ahitwa Mitimingi i Masisi, ahitwa Karonge, ahitwa Karingi, ahitwa Bidegu, ahitwa Mukenke Gakenke, aho ngaho rwose umuriro ukomeje kugenda waka. M23 iri gukora icyo twita operation zidasanzwe aho bikomeye cyane. Rero akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'ahitwa za Karinge. FARDC hagabye ibitero bikomeye bya drone, ariko M23 yahashushubikanyije ingabo za leta nabi cyane, kugeza ubwo 12 bahasize umutwe, biganjemo Wazalendo n'ingabo z'u Burundi FDNB. Nibo benshi bari kugwa muri iyi mirwano rwose, nubwo bari muri coalition itandukanye irimo nyene FARDC, kabamo FDLR, kabamo Abarundi, kabamo Wazalendo n'abandi benshi. Ariko imirwano cyangwa se amakuru ava ku mirongo y'urugamba kuri ligne de flow agaragaza neza yuko abenshi bari kwasiga umutwe bishwe na bamudahusha ba M23 ari Abarundi na Wazalendo. Ni nabo benshi muri urugamba, ariko Abarundi n'ubundi kuko bari kugenda bisuka y'umunsi ku munsi hari kugenda haza amaramforo cyangwa se haza amabatayo y'Abarundi, kugeza ubwo amakuru avuga ko mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo hatsindagiye ingabo z'u Burundi. Nta kindi bari gutegura n'umugambi wo gutera M23 kugira ngo isubize ibice bafashe birimo ibyo ku Ndondo, ibya Mikenke, babone berekeze Minembwe aha bafasha gutera neza cyane ngabo bitabanze nyine barimo M23 nyirizina, ariko ngo n'u Rwanda. Ariko ndaza kubigarukaho muri iyo nkuru, nza kugarukaho kubirebana n'Ububirigi n'ibyo bihugu. Ahubwo reka duhere kuri iki ngiki cy'imirwano nyine. Aho rero ngo M23 yahabakuye nabi cyane, ibashushubikana, yabakoreho operation hari mu rukerera cyangwa se mu masaa 9 z'ijoro, gutyo bishyira saa 10 kumanuka kugeza saa 12 za mu gitondo. Umuriro wakaga isasu ku isasu, ndetse hakaba amakuru avuga ko impande zombi zakoresheje indege, kuko M23 muri iyi minsi biravuga ko iri gukoresha indege zo mu bwoko bwa TB2
izi zikomoka mu gihugu cya Qatar, niho zikorerwa kuko na Qatar izwiho buriya ibintu by'ikoranabuhanga ryo mu kirere rwose iri hejuru cyane, cyo kimwe n'ibihugu by'Ubushinwa, kuko Ubushinwa nabwo indege zabwo zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se drone zo mu bwoko bwa CH4 nizo FARDC iri gukoresha. Biravuga ko rero buri ruhande rwakoreshaga drone yazo, ariko M23 ikaba ifite ubwirinzi bukomeye ndetse n'ikoranabuhanga riyobya indege, ari nacyo cyo kiri kuba cyangwa se nacyo kiri gukoresha muri Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi ba FARDC bagakwirwa imishwaro. Rero iby'indege byavuyeho, habaho kurasana cyangwa se gukoresha umunwa w'imbunda. Aho hantu rero bisa naho ari amashyamba M23 humva neza cyane, kugeza ubwo rero amakuru agaragaza ko benshi basize umutwe, abarenga 40 barakomereka, bakaba bahungishijwe bahetswe ku bitugu, abandi bajyanwa mu ngobyi twita ngo ni za Kinyarwanda, kuko niko bikunda kugenda hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyo barwana abo bakomeje kugenda bitabwaho, ndetse M23 yabasubije inyuma cyane mu ntera ndende ukurikije aho bari bayigabiyeho ibitero. Nuko nguko rero bimeze kugeza ubu, nta masasa ari kumvikana muri icyo gice, nubwo hakomeje kumvikana umwuka mubi cyangwa se kurebana y'ingwe mu bice birimo ibya za Bidegu, mu bice birimo za Karingi, za Gakenke, za Mikenke, Murima, kwa Mukoko, ndetse ugakomeza mu Bijombo yose, aho hose harimo rwose kurebana y'ingwe ku buryo urugamba rwakongera rukaba rubisi. Tukiraho rero M23 yasohoye itangazo, ni itangazo ryashyizwe ahagaragara rwose rimenyesha abaturage bo muri Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga k'amasezerano akurikiranye yasinywe hagati ya Kinshasa na AFC M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa nta kindi agamije uretse ikinamico, kandi bari gukandagira nkana ibyemeranyijweho n'ibyasinyweho. Benshi rero bakomeje kugenda bavuga bati se ko ibyasinywe n'ubundi imirwano ikomeje kandi ku rwego rukomeye cyane, ubwo byatanze iki, bimaze iki? Ubwo rero M23 ukomeje kugenda itangaza ko ibyo leta ya Kongo yasinye ari ukubeshya amahanga, ari uburyarya gusa, kuko yakomeje ibitero byibasira ibice byayo ndetse bikanibasira abaturage b'abasivili. Bari basinye ubundi ibigendanye n'ibyitwa ngo ni za IGVM, no kuvuga gushyiraho agahenge kagashyirwaho abantu bakagenzura baturutse muri AFC M23, hakabaho n'abakagenzura baturutse mu ruhande rwa leta ya Kinshasa, abo bagatoranywa ku mpande zombi. Noneho nyuma yo gutoranywa hakiyongeraho ko twakita nk'indorerezi baturutse muri MONUSCO, nka MONUSCO nyine ireberera ibibazo biri muri Kongo muri iki gihe. Ndetse cyakora kimwe nabonye umuyobozi wabo nyine aza nyuma yaho gusura ibice birimo M23 ndetse na Kinshasa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Abo ndetse nyuma ya MONUSCO hakazamo n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari za ICGR ndetse n'abandi. Abo bakaba bagenzura agahenge kakubahirizwa neza kurusha uko byagendaga mbere ubwo katashyirwaga mu bikorwa. Ariko nubwo bimeze bityo, isasu ryakomeje kuba isasu, drone zakomeje kuba drone, abaturage bakomeje kugenda bicwa, imirwano yabaye imirwano, ndetse rwose n'uyu munsi bakomeje nkuko ndi kubikubwira ahiri kubera mu bice bigiye bitandukanye. Rero iri tangazo rwose bavuze ko saa 11 zo ku munsi w'ejo zirengaho iminota, ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDLR, zikabamo nyine FARDC, zikabamo FDN mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse hakazamo na P5 ya Kayumba Nyamwasa na Jean-Luc Habyarimana, bagabye ibisasu, barashe ibisasu bikomeye cyane mu gace gatuwe cyane aho bita Kibati no mu nkengero zaho. Ahangaha akaba ari Imasisi cyangwa se muri teritwari ya Masisi. Bakoreshejemo igiteye ubwoba cyangwa se igihangayikishije cyane nk'uko AFC M23 yabitangaje. Bavuze ko bakoresheje drone zo mu bwoko bwa CH4 kandi ziri kugirira nabi abaturage kuko ziri kwangiza ibikorwa remezo ndetse zizanasenya amazu menshi. Amakuru anavuga ko hashobora kuba haguye abantu, nubwo kugeza ubu nta kiremezwa mu buryo bwa nyabwo. Hanyuma iki gitero kirakurikira icyo kuwa mbere, havuzwe ko kuva icyo gihe saa 9 nabwo bagabye ibitero bitandukanye za Mikenke muri Minembwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi, nabwo byica abaturage ndetse binasenya amazu y'abaturage, binangiza ibikorwa remezo. M23 ikavuga ko ibi ngibi ari ibyo gucungira hafi kandi k'amahanga adakwiye kwirengagiza ibinyoma bibi by'ubutegetsi bwa Kisekedi. Rero ko bo icyo bakomeje nta kindi ari ukwirindira umutekano ibice bagenzura barimo n'ibirindiro byabo ndetse no kurengera abaturage b'abasivili. Nibitangazwa na M23 kuko bavuze ko nubwo basohoraga iritangazo mu gihe bandikaga iritangazo niko babyanditse. Lawrence Kanyuka yavuze ko ngo ubwo bandikaga iritangazo nabwo ibitero bya FARDC byari bikomeje muri ibyo bice yavuze. Rero nguko uko ibintu byifashe. Ndaza no kukubwira rero ibyo abaturage bahariya bari gutangaza batabaza, ubwo byose urabyumva muri iyi nkuru. Ariko reka duhere kuri ngiyi. Depite Joe Wilson uhagarariye ishyaka ry'abarepublike
mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi Evariste Ndayishimiye Neva guhagarika byihuse aka kanya. Bashyizeho umurongo ahangaha ngo aka kanya bagahagarika ibitero ingabo zabo zimaze igihe zigaba ku banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yabitangaje kuri X, urubuga rwahoze ari Twitter. Yavuze ko rero nyuma y'imyigaragambyo abanyamurenge babarirwa mu bihumbi 4 bakoreye i Washington ejo bundi, byagaragaye neza ko hari ikibazo gikomeye cyane muri Burasirazuba bwa Kongo kandi giteje inkeke, abaturage bakomeje kugenda bicwa. Rero bikagirwamo uruhare na Ndayishimiye na Tshisekedi ko mu gihe cyose batari guhagarika ibitero byabo ako kanya, ibintu bigomba gufata cyangwa se guhindura isura cyangwa se akaba hagira ikindi gitekerezwa. Urabyumva nawe ibitangajwe n'abo mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero rwose byari nyuma y'uko habaye imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye i Nairobi, haba niyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nabikubwiye, igamije kwamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ubwa Ndayishimiye ko bakomeje kwica bafatanyije n'imitwe nyine ya Wazalendo, bagafatanya na za FDLR, bakomeje kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ahitwa Iminembwe. Rwose ni ahantu hari kugarizwa cyane, ndetse abo banyamurenge bagakomeza kugenda batabaza bavuga bati ntituri kujya ku masoko ngo tugereyo, ntituri kujya guhinga ngo tugereyo cyangwa se ngo dutahe, ntabwo turi kujya gusarura ngo ducyure ibyo dusaruye, ahubwo byose biranyagwa. Nyuma yo kubinyaga bakanatugira nabi, bakatwica cyangwa ubuzima bwacu bukajya mu kaga, bakabatera ibyuma, bakabarasa n'ibindi bikorwa by'ubunyamaswa. Bati amatungo nk'inka barayica, barayatwika, amwe bakarya, andi bakayasiga ku gasozi, ibigaragaza ko ari jenoside bari gukora, kuko biri kwibasira. Kuko iyo wibasira abantu mu buryo nk'ubwo ngubwo, utesha agaciro izina ryabo, utesha agaciro ibikorwa byabo, utagamije no kubikoresha ahubwo ukabigamiza kubisesagura no kugira nabi gusa, nta kindi ni jenoside, niko abanyamurenge batangaza. Rero uyu Wilson yashimangiye ko ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta y'iki gihugu ariyo yabikemura, ari wo muzi, nk'uko byagiye binatangazwa n'abarimo abantu nka ba Museveni, barimo rwose abantu nka ba William Ruto ba Kenya. Abo bose bavuga bati inzira y'ibiganiro, ariko cyane cyane bigizwemo uruhare n'ubushake bwa politiki ya Kongo, nibwo bwakemura ibibazo biri mu Burasirazuba bwa Kongo. Bati ibigendanye no gukoresha imbunda cyangwa se umunwa w'imbunda nta gisubizo bishobora kuba byatanga ku bigendanye n'urugamba ruri kubera cyangwa se n'imirwano iri kubera mu Burasirazuba bwa Kongo. Bityo ko Leta ya Kinshasa ari ifite urufunguzo rwo kuba imirwano n'intambara byahagarara, ariko cyane cyane ubwicanyi bukorerwa abo mu bwoko bw'Abatutsi n'abanyamurenge muri rusange. Aba banyamurenge rero bakaba bari gutangaza ko mu gihe cyose ibi bikorwa by'ubwicanyi bubakorerwa bukomeje, bazakomeza kugenda basora amatangazo, bagakora imyigaragambyo mu mahoro cyangwa se ingendo z'amahoro, kugeza ubwo amahanga yagira nibura icyo atekereza ku biri kubera mu Burasirazuba bwa Kongo, kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kubeshya amahanga. Kuko rwose n'ubu ngubu nk'uko namaze kubikubwira, abaturage bo mu bice by'imisozi ya Bijombo no ku Ndondo muri teritwari ya Uvira, ndetse n'abo mu misozi ya Tombwe muri teritwari ya Mwenga, n'ubu baragaragaza ko hari impungenge zikomeye nyuma y'ibyo bari kubona biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi, ndetse no kuba bakomeje kugenda bahisuganyiriza, ndetse n'ibitero bamaze iminsi bahagaba, ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Bati twebwe abaturage bo mu misozi y'Indondo muri Uvira, nabo mu misozi ya Tombwe muri Mwenga, cyane cyane mu gace ka Kipupu, duhangayikishijwe n'ihohoterwa rikomeje gukorerwa rikorwa n'abasirikare ba FARDC n'ingabo z'u Burundi na FDL n'abandi, batunyaga ibyacu igihe tuba turi mu rugendo tujya Uvira. Bagasaba ko rero batabariza, ati turasaba ko mwadutabariza ku buyobozi bwa Leta Kinshasa, ariko rwose ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo mpamya ko aho ngaho bwagira icyo bukora. Rero amakuru ava muri ibyo bice agaragaza ko hari ibibazo byihariye byibasira abanyamurenge, aho banyura muri izo nzira nyine bajya za Uvira, bagahohoterwa, bagakubitwa, bakameneshwa. Bamwe bavuga bati ngo bari kujya ngo kuko niko Leta ya Kinshasa itangaza, ndetse n'abo muri FARDC igisirikare kigenzura hariya Uvira, ngo bari kujyayo baturutse ngo za aho ngaho za Iminembwe no mu misozi miremire y'umurenge nyine bajya Uvira, ngo nta kindi kibajyanye, ngo n'ubugambanyi, ngo n'ibyitso. Abo ngo bari gushaka amakuru bashyira M23 na twirwaneho. Nibyo biri muri inkuru nyine. Aha rero kugeza ubu ngubu rwose Burasirazuba bwa Kongo bukomeje kujya mu ndiri y'amakimbirane cyangwa se y'imitwe yitwaje intwaro
ariko cyane cyane ya yindi ica abaturage irimo za FDL wazarendo bagafatanya na leta n'ingabo z'Urundi. Rero nguko uko ibintu biteye ngibi by'abaturage batangaza rwose. Ikindi nakubwiraga kiri kuvugwa rero ni inkuru rwose nabonye yanditswe mu itangazamakuru bitandukanye, harimo n'ikitwa Bwiza cyo mu Rwanda. Igihugu cy'Ububiligi biravuga ko kimaze igihe giha Burundi umurundo w'intwaro. Ibi rero ngo bigamije iki? Ngo ni ukugira ngo bazazifashishe mu mugambi gutera u Rwanda bahuriyemo n'ibindi bihugu. Amakuru agatangaza ko nk'uko ikinyamakuru cyabivuze, amakuru abageraho avuga ko Ububiligi bwasabye Gitega cyangwa se Burundi gufasha Burundi muri uriya mugambi kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'u Rwanda. Iby'ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje kwemera cyangwa se bwasamiye hejuru, kuko nyine nabwo ubusanzwe Burundi busanzwe bwiko mu Rwanda ngo bucumbikiye, ngo bigeze gushaka gukora kudeta 2015 ngo bufasha Red Tabara ngo ijya kugaba ibitero mu Burundi. Nyamara u Rwanda rukavuga ruti se twebwe dufasha Red Tabara, nyamara ijya kugaba ibitero mu Burundi ibiturutse muri Kongo ni naho iri, mu byegeka ku Rwanda gute? Aha rero rwose bikavuga ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza, Burundi bwahise bunavuga buti dukeneye ko mwebwe Ububiligi mwadufasha mukaduha intwaro zigezweho ndetse ziganjemo n'iziremereye, ndetse rwose mukaduha n'iz'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uyu mugambi uzacamo cyangwa se uzagende neza cyane, mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. Ejo bundi bwo mwana muvinse ko twavuga ko banahuye n'isanganya inyinshi zihira mu bubiko bwa Kabaze, aho kugeza ubu ndetse ishya ryabwo ritarevugwaho rimwe, kuko bamwe bavuga bati bagabweho igitero karundura cy'ikoranabuhanga, kugeza ubwo nabo batamye uko bibagendekeye kuko byabaye nk'umurabyo. Abandi bati leta y'u Burundi yari yabanje gutangaza ko ngo ari umuyaga nkuba cyangwa se umuriro w'amashanyarazi, ndetse Ndayishimiye kwivamo avuga ko atari ibyo, kuko nta muriro w'amashanyarazi ugegera mu bubiko bw'intwaro. Aho rero kumva ko bari bafite n'ubundi cyuho cy'intwaro. Aha rero impamvu nyamukuru Ububiligi buri muri uyu mugambi biri kuvugwa nuko u Rwanda rutemeye ubukoroni bwabo nk'uko bakomeje kugenda bakoroniza ibyo bihugu nyine nk'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga bati rero u Rwanda ruri kugenda rumera nk'aho rudusebeje, kuko twari tugamije kugira ngo twigarure bino bihugu birimo u Burundi, u Rwanda na Kongo. Ariko u Rwanda ruravuga ruti ntabwo twebwe twakomeza kuba gusuzugurwa mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ndetse mwumvuga ko Ububiligi bwanagiye ku ruhande rwa Kongo cyane muri aya makimbirane, buvuga ko u Rwanda ngari rwo gashoza nambara, bavuga ngo u Rwanda rukwiye gushyirirwaho ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. U Rwanda ruvuga ruti abangaba ntabwo bakwiye kuba baba inshuti. Rero biravuga ko u Burundi bwamaze buri gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uyu mugambi. Bikavuga ko rero bagomba kwakira intwaro zigera mu 5,000 ziturutse mu gihugu cy'Ububiligi zirimo n'amadorone. Aha rero uyu mugambi uravugwamo Tanzania, ukavugwamo Afurika y'Epfo, ukanavugwamo Angola, ariko ukanavugwamo FDLR, ukanavugwamo P5 ya Kayumba Nyamwasa, ndetse n'abandi bafatanyije harimo nyine ingabo za Kongo birumvikana. Aha rero kumva yuko rwose ari ikintu gikomeye cyane gikomeje gukorwa n'ingabo z'u Burundi, ingabo za Kongo ndetse na ya mitwe bafatanyije. Ubu rero kugeza ubungubu amakuru agaragaza ko iyo migambi iri gutegurwa binyuze mu myitozo ibera mu ishyamba rya Kibira mu Burundi, imyitozo ibera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko cyane cyane muri Kongo habera inama nka za Uvira, za Makobora, ariko bakajya bakira amaramfora aturutse mu Burundi, harimo n'intwaro zizajya zimwe zigaturuka Tanzania zikagera mu Burundi zikajya muri Kongo. Ndetse ingabo z'u Burundi zo nk'uko maze iminsi mu byumva amakuru atandukanye agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye bikora inkuru zo muri aka karere by'umwihariko zo mu burasirazuba bwa Kongo, mwumvise ko ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zisuka muri Kivu y'Amajyepfo. N'ubu ngubu biri kuvuga yuko bari kugenda bahirunda, kandi ntabwo bari kugenda ubusa, bari kugenda bafite bitwaro byinshi cyane, ndetse ziganjemo n'izirasa mu ntera ndende, zazi nyine zirasa mu ntera ndende, ariko nanone zikica abantu benshi icyarimwe. Ubwo rero bikumvikana ko uyu mugambi nawo ukomeje kugenda utegurwa. Andi makuru kandi akavuga ko ambasaderi w'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi yitwa Terence Ntahiraja amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubuyobozi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uyu mugambi, cyane cyane bo bagatanga umusanzu mu bigendanye na politike, inama, bavuga bati byagenda gutya, mwanyura aha, twakoresha iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuko uyu mugabo rwose nk'uko amakuru aheruka kubitangaza nawe ubwe hari ibyo yatangaje, avuga ko hari gahunda bituma abantu batangira kuvuga bati Burundi butangiye kujya butangaza ibintu nk'ibi ngibi ku mugaragaro. Ibyo rero nibyo byatumye abantu batangira kugenda bavuga bati aha ngaha haba harimo uwo mugambi.
nta kiratangazwa kugeza ubu ngubu kuri ibyo ngibyo na leta ya Kinshasa, nta kiratangazwa na leta y'u Burundi, ariko kandi nyine n'u Rwanda nta kirura bivugaho. Ibyo rero byose biri aho ngaho. Ikiriho cyo nuko rero kugeza ubu ngubu iyo migambi ikomeje, ngo bakaba ari umugambi bagomba gufatanyamo no kurwanya M23, bakabifatanya no kurwanya u Rwanda, kuko bo nyine banavuga ko ngo harimo ubufatanye, kandi ko ngo batafata u Rwanda batabanje kuba barwanya M23, bakabanza bagafata ibice birimo ngo Goma, bagafata Bukavu, Uvira barahafite M23 yaravuye, bagafata ibice birimo Minembwe, bityo bakaba bitegeye neza aho barasira. Rero nguko uko ibintu bifashe, na amakuru akomeje kugenda nyine avugwa. Reka ahubwo njyewe rwose icyo nakora ni ukubashimira cyane, kuko amakuru yo ndakomeza kubagezaho umwanya ku mwanya, cyangwa se mu buryo bukomeje kugenda butandukana. Mukomeze kuba hafi, mukore subscribe, mukande like, mukande share, nyine musangiza abandi amakuru yacu kugira ngo akomeze kugenda agera kuri benshi, dukomeze kugenda rwose twaguka. kandi nabashimira cyane. Ubundi ikindi muduhe comment, ibitekerezo, mutubwira muti byagenda gutya, ibintu bikwiye kuba bimeze gutya, ubundi mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.